Iyi video irareba ufite Facebook account. Nkuko mubibona ndi kuri Facebook yanjye account. Niba uzi ko ufite Facebook yawe account ushaka kuyibyazamo amafaranga cyangwa se ushaka kuyibyaza amafaranga cyangwa se ushaka gukorera amafaranga kuri Facebook bidasabye kuba uri monetize, iyi video ni yawe. Nk'ibisanzwe YouTube channel aracyari Uziyeri Tech Media. Niba uri mu kanda subscribe, wowe usanzwe liking iyi video, yisharing inshuti yawe yose uzi neza ko ifite Facebook account ikaba ishaka gukorera amafaranga kuri iyo Facebook account bidasabye kuba iri monetize. Nurebe iyi video kuva itangiye kugeza irangiye urabamaze gusobanukirwa uburyo kwereka uburyo nawe wabyaza Facebook yawe akamaro ikakubyarira amafaranga. Nuvuga ngo Facebook yawe account, ni ufite Facebook yawe account byibuze warapostinzeho amafoto arenga 15, iyi video ni yawe. Nuvuga ngo hari company yaje uri kuyikodesha Facebook yawe rwose, nta kintu byangiriza kuri Facebook yawe. Uri kuyikodesha Facebook yawe, wamara kukodesha Facebook yawe nukuvuga ngo Facebook yawe ikimara kwemerwa tukwishura ibihumbi 4 kuri mobile money, bikakugeraho kuri mobile money. Nuvuga ngo ukimara kuduha namba, nukuvuga ngo mbere na mbere kababwiraho murasanga abantu mudakunda gutega amatwi mushobora kugwetwa. Niyo mpamvu nakubwiye ngo utege amatwi ku video irangiye kugeza irangiye, kuko ni byinshi ngiye kuvugamo kandi by'ingenzi birakugira akamaro. Namba uranyandikiraho kugira ngo, kuko nanjye ndi umu agent w'iyo company ndayikorera. Namba uranyandikiraho ni 0794 ushobora kubivuga gutya abantu mugatangira mukavuga ngo ni scam, ngo ibiki n'ibiki. Guys, ngewe nagonda kwaka amafaranga, nunyandikira ukumvamo ijambo ngo amafaranga, nubundi kunyandikira nta gishoro gikirimo, ni nkwaka amafaranga ubyihorere rwose. Ariko ngewe ibintu ngiye kukubwira niba ubyujuje kandi Facebook yawe niba ibyujuje nibikunda ndaguha ibihumbi 4. Facebook yawe tukimara kuyemera tuguha ibihumbi 4 bikakugeraho kuri account yawe ya mobile money. Iyo nimero ya 0794 ni nimero yanjye ya WhatsApp. Uranyandikira yini bugisura umbwira ati mfite Facebook account duhite dutangira dukore. Iyo unyandikiye ugasanga nta online, urategereza nkamanza nkakwandikira ukagaruka nawe online. Iyo ubonye ntinze, kuko ntabwo duhora online natwe, habigiye nyine umuntu aba yagiye nko mu kantu k'agapoze cyangwa haraganye ko abatari online. Irero iyo unyandikiye ukabona nagushubije, ujye wihangana, nzajya nkusubiza nkubwira ati niba uri ready twatangira. Ati account yawe igomba kuba yujuje ikirero gisabwa kugira ngo nawe uyikodeshe uyibonere ayo mafaranga. Ntabwo ari ayo mafaranga ubona gusa ibihumbi 4 ukimara gutante yawe, ahubwo ugenda uhabwa ibihumbi 4 buri byumba. Urumva nyuma y'ukwezi ni ibihumbi 8 uhabwa kuri mobile money. Buri nyuma y'ukwezi buri kwezi ugenda uhembwa ibihumbi 8. Ati bamamariza iki? Bamamariza utuvideo twa company, utuvideo twiza cyane. Reka nze mbereke nka account yanjye narayitanze, reka nze nkwereke ukuntu tuntu bamamariza urebe ko ari utuntu twiza nawe ukaba hari abantu bazi wene ngo bakwamamariza video z'urukozesoni, izo ibyo ntago babikora. Reba iyi account yanjye narikodesheje, yitwa bayihindurira izina. Iyo wayikodesheje ikitonderwa ugomba guhita ukoramo logout. Iyo umaze kuyikodesha ugomba gukora logout kugira ngo nyine ubu uyikodesha ikintu cyose ukodesheje kitari cyawe cyongera kuba icyawe. Ni ukuvuga ngo company zamara 6. Nyuma y'amezi 6 nibwo ushobora kugira izi video utayibona gutya. Video ntago kubera ikozesoni ntago ariyo bamarijeho, ntago ni nka kwa kundi nyine kuri Facebook gusa. Ariko reka kuri post yanjye urabona ko hano ari kuri post yanjye iyi Facebook yanjye account nakodeshe. Reka nze nkwereke ukuntu biba bimeze, nibwo urabona ko aba ari ibintu byiza cyane bitagira ikintu byangiriza ku buzima bwawe cyangwa se ku buzima bwawe nta kintu byakangiriza. Reka nze nkwereke utuntu bamamarizaho, ni utuntu twiza cyane. Nawe nufata icyemezo unyandikire kuri iyo namba, ubundi dukorane nawe utangire wirire amafaranga
Facebook yawe uyibyaze umusaruro. Guys, byaze nkoranyambaga zawe umusaruro aho kugira ngo zikubyaze umusaruro. Urabona yuko tugura internet, ubwo wajya ubona internet ku 3,000 ukagura 5,000 ukaba wabikoresha n'ikindi kintu runaka ugiye waguze internet. Muranyihangana na mega zanjye ni nkeya, ziri kugenda gake, nta network ziganyakira. Niba ushaka kubyaza internet amafaranga dikira, ndetse YouTube ya Uzziel Tech Media hariho ibiganiro byinshi cyane by'ukuntu wakora amafaranga, na birinda kugeza zajya nkora video application navuzeho z'ukuntu amafaranga. Uzagenda unyandikire muri comment ngo twereke ukuntu wabikuza, zajya nkora video y'ukuntu wabikuza muri iyo option nakweretse. Hari abantu bavuga ngo tubaha application ngo tukabereka uburyo mwakora amafaranga, ariko niko uburyo mwabikuza. Yewe uzabimbaze nzajya nkuha uburyo wabikuza ku YouTube channel ikigamije online business n'ibindi bintu bigiye bitandukanye by'ukuntu wakoresha telefone neza, ama AI yagezweho wakoresha, wakora amafoto, wakora amavideo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Guys, rero internet yanjye mwanyihanganira ibaye nke, ariko utuntu bamarizaho n'utuntu twiza cyane. Ikibazo n'abashinwa bamamarizaho ibintu by'ibiryo, murabishinwa kundi ibintu by'ibiryo, bamamarizaho ibintu by'amahoteli, ibintu by'imyenda, n'utwo bamamarizaho bakakwishura amafaranga yawe. Niba account yawe yujuje ibi bisabwa, kuba ari iyo muri 2022 kugeza 2025 ukaba warapostinze ko byibuze arenga 15 muri iyo myaka nkubwiye, nyandikira kuri ya namba nakubwiye, urasanga muri comment cyangwa urasanga muri description video. Nyandikira guys, nyandikira ukorera amafaranga. Ibi bintu birizewe, ntabwo nge ndi kukubesha, ntabwo ndi kukwikinaho. Aya mafaranga maze kuyajya kenshi, maze kujyamo amafaranga agera mu 8,000, mu 9,000, mu 10,000, maze kubijya bingeraho kuri account yanjye ya mobile money. Guys, nawe yo usigara nyandikira, ubundi twikomereze nawe ukorere amafaranga. Facebook yawe uyibyaze umusaruro, nawe utangire wirire kudufaranga. Guys, rero bisanzwe YouTube channel yari Uzziel Tech Media. Like, niba kulikinga video, niba uri mushasha, niba gukanda subscribe, unakuna sharinga iyi video inshuti zawe zose zifite Facebook account. Ndabiza abantu bafite Facebook account ni benshi. Ibisobanuro cyangwa se ibindi byinshi utaruzi nyine ukeneye kumenya, ujaja ubihabwa inbox. Ibintu byose uzajya ubitubariza inbox. Nyandikira kuri iyo namba. Bye bye, mutazacikwa na video z'ubutaha.